Muraho neza, twongeye kubaha ikaze ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo binjiza ibyatunze umwuga bidashobora kubonerwa fagitire za EBM, imenyekanisha ryo muri gasutamo DMC cyangwa se umusoro ufatirwa. Kugira ngo winjize ibi bicuruzwa cyangwa serivisi, injira ku rubuga rwacu wa@rra.gov.rw. Kanda aha handitse menyekanisha imisoro y'imbere mu gihugu. Shyiramo TIN na password yawe, ukande hano kuri sign in. Kanda kuri income tax preparation cyangwa ukanda aha handitse click here kuri ubu butumwa bwibutsa abasora kuzuza ibyatunze umwuga bidafitiwe fagitire za EBM, DMC cyangwa se umusoro ufatirwa. Hitamo umwaka, ubundi ukanda aha kuri submit. Kanda aha handitse daily capture of uncontrolled expenses. Hanyuma ukanda aha kuri add transaction, uhitemo itariki waguriyeho igicuruzwa cyangwa serivisi n'itariki wishyuriyeho. Hirya gato uhitemo imiterere y'igicuruzwa cyangwa serivisi n'icyiciro icyo gicuruzwa kibarizwamo. Hano uzuzamo amazina y'uwo mwaguze, hanyuma hano uhitemo igihugu ibyo waguze byaturutsemo. Hano shyiramo agaciro k'ibyo waguze. Hanyuma hano urandikamo reference number mwabihaye muri systeme yanyu cyangwa mu bitabo byanyu by'ibaruramari. Ahakurikiraho uzuzamo uburyo wakoresheje wishyura. Niba ari mobile money cyangwa bank, urashyiramo nimero y'ubwishyu cyangwa wandike cash niba warishyuye mu ntoki. Hano shyiramo nimero ya telefone y'uwo mwaguze, hanyuma hanaho wuzuzemo email ye. Kanda hano kuri supporting document, womekemo inyandiko igaragaza ubugure cyangwa se fagitire wahawe. Ubundi ugakanda aha kuri submit, hanyuma usoza igikorwa. Nyuma yo kubyinjiza ushobora kugira ibyo ukosoramo, ukanza ahanditse edit transaction, ukinjizamo nimero bahaye igicuruzwa cyawe muri system ya e-tax, ugahindura ibyo wifuza guhindura, ubundi ugakanda kuri save transaction. Murabona ko byoroshye. Ni byiza ko mwuzuza ibi byatunze umwuga hakiri kare kugera ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka, kugira ngo bizemerwe mu gihe cy'imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu w'umwaka rifite itariki ntarengwa ya 31 Werurwe umwaka utaha. Dusore neza, twubaka u Rwanda twifuza.